Turabashubije inshuti bakunzi ba Desani Rwanda. Mumenyere ko kuri no channel baca ibiganiro bitandukanye harimo filime, comedy, inkuru z'abastari batandukanye. Ariko uyu munsi twabazanye umunyarwandakazi udasanzwe. Aha turi niwe dutegereje ko asohoka mu cyumba gato tukamwakira akabasuhuza akabibwira. Tuvuze ko turi umwakira nubwo ari iwe nuko twamaze kugera muri salon mu gihe tugitegereje ko agisohoka mu cyumba cyiwe akaza mukamubona tukaganira birambuye. Ndarota cyangwa Desani ni wowe? Ngewe. Amakuru ni meza. Urabona twagusuye twageze iwawe. Watangira wibwira abadukurikiye ukatubwira uri w'amazina yawe. Nubwo mu kanya nari nzanyuremo muri makeya ukatubwira n'icyo ukora. Mbere yo kubibwira njye buranga ngo ibanze umbwire ikintu gitumye nungura izi saha. Si impamvu zirahari nyinshi cyane nk'umusitari icyamamarekazi. Nta kibazo njyewe n'ubundi nk'uko mba nsanzwe nzi nk'icyamamare ntabwo nananirwa kwivuga cyangwa icyo ariko uburyo ndi kubiganira mu gikari. Mwiriwe neza abakurikiye Desani Rwanda, banyita Koko, muzi muri filime, muri komedi, mu biganiro bitandukanye, n'indi channel yitwa Koko The Jam nyuzaho ibintu by'imiziki. Ubu nyine reka nganire n'uyu bosi wanjye numva ikintu kimuzindira ko nanjye ubu ndumva ntunguwe. Muramubona cyamamare, numva ni umukinnyi wa filimi, komedi, umuziki. Ese kubifatanya byose birakorohera? Urumva ubarika mu bintu bitandukanye nk'ibyo byose birakorohera, ubona umwanya watubwira uko byifashe? Kuri njye nk'umuntu w'umwakiteri usanzwe ntabwo ari ibintu bigoye, ndabifiringa nkabikora neza, nta kintu rero cyane ko ari nk'ibintu ndimo ndagenda ngira umwuga. Tugiye kuri umuhanzi gusaba kuturirimbira nta bintu birenze, ariko mu gihe utaraturirimbira wenda dufite amakuru ndabizi ibintu byageze hanze mu mbuga tujya tureba bitandukanye. Muri umwe mu banyarwandakazi babashije gukina filime, bagaragara bambaye ubusa noneho uri kogana n'umugabo. Ego komani kogana n'ubwo se kuba ngo ugiye koga muri dushe ibyo nta bintu birenze. Ku ishuri twakagaraga twagenda abanyeshuri barenga 1000 twambaye ubusa, aho wakogana n'umuhungu ntabwo ari ibintu birenze, aba ari mu kazi nta santima ufiringa rore bamuhaye. Iyo ufite icyo ushaka kugeraho ukora igishoboka cyose, kuko nimba ugiye koga ngo wambaye usuri kumwe n'umuhungu ntabwo aba agiye kukurongora, mba muri mu kazi haba hari abandi. Ibyo ntabwo ari ibintu birenze, abantu benshi bateye ku manteri bakajya bahamagara koko nta bintu birenze. Koko tugikomeje kuganira ntibimenyerewe, turacyavuga kuri ibyo ngibyo. Urabizi mu banyarwanda kubona umukobwa yambaye ubusa yagaragaye hanze muri sinema ntabwo ari ibintu byoroshye. Bamwe baravuga ati wenda mu muco nyarwanda ntibyemewe, abandi bakavuga ati bariya ni indaya. Urabizi bijya bivugwa bitandukanye, abandi batesira yabona umugabo. Wowe ntabwo ibyo bintu ujya ubyibazaho ngo uvuge tushobora kubona umugabo, kubura umugabo cyangwa se uranamufite? Ibyo bintu ntabwo bijya binkanga cyane hari rero mba ndi butegure ndi bukinira ahantu runaka, hari ahantu baba bari bunyinisha bakanga tuzakina gutya na gutya, uzazana imyenda gutya na gutya, kuko ahantu hose nyine ngiye ndiyambika. Akenshi ntabwo nabikora, mba navuganye na sheri wanjye ikintu nawe ntabwo yazana ngo gufa cyangwa abonye ibyo nakinnye iki, kuko nawe azi ko ndi mu kazi, azi ubwitange ngira mu kazi mpawe. Ibyo ngibyo nta n'ikintu byantwaraho, urareka buri wese akabifata uko abishaka, wowe ugaharanira gutera imbere. Turifuza ko tuganira bitari byinshi kuko dore twanagutunguye, wasanga ufite n'izindi gahunda, abasitari baba mufite gahunda nyinshi cyane. Ese byarakoroheye, ubona byoroshye kuba ugenda ugakina? Sinavuga ngo ni ibintu byoroshye cyane, hari rore ukinika korohera, hari n'ikugora ariko ntiwite ngo irakugoye. Burya ikintu kikugora ari uko wumva kitakurimo. Nimba ndi umwakiteri ufite icyo ashaka kugeraho, sibyo? Yaba ingoye yaba itangwe ngomba kuyifiringa kandi nkereka ababosi bari kunkoresha yuko nta kintu nyine bintu nkwaye njyewe akazi ngashoboye, kugira ngo ejo n'ejo bundi umuntu uzakubona cyangwa se umubosi nagukenera azavuga ati ino rore nzi umuntu ubasha kuyikina, cyane ko njye rore iyo ari yo yose wama ndayikina kandi nkayifiringa neza. Mu Rwanda urabizi nyine hari abantu benshi baba bifuza kugera muri sinema, ntabwo biba biboroheye cyane nk'abakobwa, bamwe bavuga ko batabona umwanya uhagije.
barabishoboye bamwe bakanabikunda ariko bakagira gutinya role zimwe na zimwe ziba zirimo bavuga ati bambaye role imeze gutya ese abantu babonye wowe ubona niyo nama wagira nk'abantu b'abakobwa bifuza kuba bakina sinema cyangwa se babandi babyumva babikenya ariko bakayitinya kumva ntabwo yitinyutse muri we ngo abe yabasha kujya imbere ya kamera ngo akine kandi akaba yumva bikunze pe ariko akaba yatinya kujya imbere ya kamera. Bakunzi ba The Sun Rwanda, reka mbabwire umuntu wese ukurikiye kino kiganiro, hari ikintu kimwe abakobwa basigaye bibeshya muri filime nyarwanda, umaze guhura muri ibintu byinshi bitandukanye. Nk'umuntu ashobora kubona ukina role runaka akumva wenda arabona wirekuye, akumva mu buzima busanzwe niko umeze. Oya, ntabwo ariko bimeze. Abakobwa benshi bajya gukina nka filime ukamuhamagara ugasanga nk'iyo filime umuntu yitegura n'umudirector n'umugabo, akenshi abenshi bagahita bazana ati wenda urazana amafaranga cyangwa se kugira ngo agukinishe ugasanga amuciye nka ruswa y'igitsina ashatse ko muryamana. Ibyo bintu ntabwo ari byo bituma ukina filime, nta n'ahantu byakugeza, kuko ushobora kuza akakwereka urwo rukundo rw'akanya gato mukaryamana, ejo yagukize muri filime, ejo usanga yagushyize muri filime wapfuye ukagenda utyo. Rero ibyo ntibizabakande, kora akazi kakurimo, nubura aho ukina wowe ukora ikintu kigaragaza impano yawe, utavuze ngo ugiye kuryama n'umuntu ngo se ngutanze amafaranga. Oya, nanjye kugira ngo nta kintu natanze, kandi n'impamvu njye nahise nzamuka ngakina ahantu henshi hatandukanye, channel zitandukanye zikomeye. Njye naragiye gukina umunsi umwe ntabwo byanduhije, nahise nangira kuzamuka nyine bitewe n'uburyo babonye nirekura. Turi kuganira ku musozo, mu kanya wari utubwiye ngo hari ahantu ucisha indirimbo zawe, mbese nk'umuntu ugushaka yagusanga he ku mbuga yakubonaho ibintu nk'ibyo ngibyo? Ahantu hambere rero nababwira bahere kuri The Sun Rwanda. Ukoze cyane nk'uko bamunyutse njye mamununguye pe. Banyura kuri The Sun Rwanda bakore subscribe, like and comment, basharinge. Hari aho mfite nyuza filime zanjye atari aho ngenda nterera ibiraka ku Impamo TV, naho kuri subscribe, like and comment tunyuzaho ibintu by'umuriro byaka. Noneho hari na channel mfite natangiye gukoraho umuziki wanjye bita Coco The Jam. Ari utuntu ndi gupanga gutegura ngiye kujya nyuzaho, kuko ndi kubona kujya mu muziki bisaba kuba mfite umwanya uhagije, ntabwo rero ndaba open neza. Nicyo nabwira abakunzi badukurikiye, bajye bakomeza badukurikirane, kandi nibagira nk'ikibazo runaka bashaka kutubaza ahantu hatandukanye, bajye bajya muri comment bandikemo icyo washimye, icyo wagaye, icyo ushaka ko bagusobanurira, tuzajya tubafasha nta kibazo. Turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya ufashe ukaba wemeye kutuganiriza. Twizere ko n'ubutaha nitukenera kuganira nawe uzatwemerera. Twanze kuvugana ibintu byinshi cyane kubera twari tugutunguye, tubonye wari wambaye neza nk'umuntu wari usohotse. Ubutaha tuzaza dukorana ikiganiro birambuye mu mwanya munini cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Thank you.